kuba nabatijwe ntabwo bikuyeho ibigeragezo, ariko ndabizi neza ko nzabitsinda. Ikintu nabisabira mumbe hafi kuko iyo ni jyenyine nshiduka nayobye. Uyu mwana ni yitwa Jackie. Uyu munsi wa none akozweho n'umwuka. Today the Holy Spirit touches her. Aje kwakira Yesu Kristo She's umwami. coming to receive Jesus Christ as the King and Savior. Niwe n'umutima we. It is her and her heart. My thoughts are racing, my tongue is tied. Your eyes are haunted, your voice is low. Stoic and flawlessly in control. Imana ishime ngo dufitemo umwe waza kuhagararira mwese, ntabwo mwatanga ubuhamya mwese. Uwumva yifuza ko yaza agashima Imana kaza. Wow, tukomera amashi mwene data musada wa Yesu. Murakoze. Mu by'ukuri ndishimye cyane, ndanezerewe. Musanzwe munzi ariko amazina yanjye ya nyayo usa na se Sharon. Mu by'ukuri muri njyewe ndabohotse. Twahuye na byinshi, nanyuze muri byinshi, na n'ubu ndacyabinyuramo, ariko mu by'ukuri ndishimye cyane kuba mfite itorero nk'iri. Ndibaza ngiye kubona n'ababyeyi bashyashya bo mu mwuka kuko ndabyifuza nk'umwana wabo. Ndi umwe mu bakobwa b'Abanyarwandakazi bahuye n'amabuye menshi bitewe n'ubuzima. Namwe murabizi abantu bahura na bimwe mo hano hanze ntibiba byoroshye, ariko mu by'ukuri mu mutima wanjye nari mfitemo Kristo, nubwo nari ndi mu ishusho y'uko abantu bambona ariko atari ko ndi. Mu by'ukuri ni ubuhamya burebure, naremeye nijandika mu byaha kugira ngo mbinyuremo, ndanemeye kugira ngo mbivemo. Hari ibyo niyemeje kureka, hari ibyo niyambuye kugira ngo byibura nzabe umuhamya w'ejo. Ntabwo biba byoroshye. Mu by'ukuri ndanifuza yuko n'urubyiruko rugenzi rwanjye rwatera intambwe nk'iyo nateye. Birakomeye cyane, ariko mu by'ukuri ndashimira umuntu wese unkunda muri rino teraniro, muri iri torero. Nabohotse cyane, ndabashimira cyane kandi Imana ibahe umugisha. Ibyinshi byanjye murabizi, ariko ubu ngubu ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Kristo. Ngewe ikintu cyanejeje n'ikintu cyanunguye cyane ni ukubona uno mwaka urubyiruko rwinshi rurimo rurakizwa. Ntabwo byari byoroshye, ariko uyu mwaka wabaye w'amateka kandi abizi neza ko uzahora uri w'amateka. Urubyiruko rwinshi rwarakijijwe pe. Biratangaje kubona urubyiruko ari rwo rwari rwabaswe n'ibyaha ariko ukabona nirwo rurimo rurakizwa. Ngenda ndabishimira Imana. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri
mwiza, reka nanjye mvuge kuri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Simbabeshye Yesu araryoha. Ntago ariko ndabinginze mumbe hafi, nta kindi navuga. Imana ibahe umugisha, murakoze. haleluya. Humura Yesu muri kumwe. Isengesho Imana ishime ngo dufitemo umwe waza guhagararira mwese, ntabwo mwatanga ubuhamya mwese. Uwumva yifuza ko yaza agashima Imana kaza. Wow, tukomera amashi mwene data, musada wa Yesu. Murakoze. Mu by'ukuri ndishimye cyane, ndanezerewe. Musanzwe munzi, ariko amazina yanjye ya nyayo usa na se Sharon. Mu by'ukuri muri njyewe ndabohotse. Twahuye na byinshi, nanyuze muri byinshi, na n'ubu ndacyabinyuramo, ariko mu by'ukuri ndishimye cyane kuba mfite itorero nk'iri. Ndibaza ngiye kubona n'ababyeyi bashyashya bo mu mwuka, kuko ndabyifuza nk'umwana wabo. Ndi umwe mu bakobwa b'Abanyarwandakazi bahuye n'amabuye menshi bitewe n'ubuzima. Namwe murabizi, abantu bahura na bimwe mo hano hanze ntibiba byoroshye, ariko mu by'ukuri mu mutima wanjye nari mfitemo Kristo, nubwo nari ndi mu ishusho y'uko abantu bambona, ariko atari ko ndi. Mu by'ukuri ni ubuhamya burebure, naremeye nijandika mu byaha kugira ngo mbinyuremo, ndanemeye kugira ngo mbivemo. Hari ibyo niyemeje kureka, hari ibyo niyambuye kugira ngo byibura nzabe umuhamya w'ejo. Ntabwo biba byoroshye. Mu by'ukuri ndanifuza yuko n'urubyiruko rugenzi rwanjye rwatera intambwe nk'iyo nateye. Birakomeye cyane, ariko mu by'ukuri ndashimira umuntu wese unkunda muri rino teraniro, muri iri torero. Nabohotse cyane, ndabashimira cyane kandi Imana ibahe umugisha. Ibyinshi byanjye murabizi, ariko ubu ngubu ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Kristo. Ngewe ikintu cyanejeje n'ikintu cyanunguye cyane ni ukubona uno mwaka urubyiruko rwinshi rurimo rurakizwa. Ntabwo byari byoroshye, ariko uyu mwaka wabaye w'amateka, kandi abizi neza ko uzahora uri w'amateka. Urubyiruko rwinshi rwarakijijwe pe. Biratangaje kubona urubyiruko ari rwo rwari rwabaswe n'ibyaha, ariko ukabona ni rwo rurimo rurakizwa. Ngewe ndabishimira Imana. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka nanjye mvuge kuri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza.
ntababeshye Yesu araryoha. Ntago kuba nabatijwe ntago bikuyeho ibigeragezo, ariko ndabizi neza ko nzabitsinda. Ikintu nabisabira mumbe hafi, kuko iyo ndi jyenyine nshiduka nayobye, ariko ndabinginze mumbe hafi, nta kindi navuga. Imana ibahe umugisha, murakoze. Haleluya. Humura Yesu muri kumwe. Isengesho